kipe yarazwi ariko se ikibuga ko ejo biriwe bavuga ibitandukanye abareyo bumva Radio Rwanda n'abafana ba PER n'abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda bifuza kuzaza kureba uyu mukino bazerekeza hehe ni ikihe kibuga kizakinirwaho iyi derby? Akoze Radio Rwanda icyo nababwira nuko inama zari inama zo kunoza gahunda ya derby ni gahunda bidasanzwe bisaba ko inzego zinyuranye zikahura kugira ngo umunsi uzagende neza. Nta kindi kidasanzwe cyari cyabaye byari kugira ngo hano ubwo ariyo nama yari ibaye bwa mbere no mutima gishize yari yabaye. Inama rero yemeje ko yanze cyangwa se yashimangiye ko umukino uzabera i Remera kuri Stade Amahoro. Za miliyoni 40 ejo ziriwe zivugwa mwemeye kuzitanga cyangwa barapunguje? Miliyoni 40 ntazo. Hari ibiganiro gusa byo kumvikana imikoranire yo kugira ngo umunsi uzagende neza, ariko miliyoni 40 sinzi niba nabyita ko ari gukodesha, niba ari nabyita ko ari ntabwo zari zirimo rwose. Ni aribyo twemeranyijwe tugomba guhurizaho impande zombi nta wahombeye. Ubwo amatike kuko ejo amatike yari yavuye muri systeme buyasubiyemo ibintu biragenda cyane ku murongo biri ku murongo. Kuva rero saa 6 amatike yari yasubiye muri systeme. Nta kibazo uko bimeze ni nako bizakomeza. Nibaza ko ngira ngo duhindura tuzahindura ku munsi wo kwa kane. Kwa kane rero yego abantu bashaka kugura hakiri kare bagura. Ko ku munsi wo kwa kane rwose byo ibiciro byazamuka. Hanyuma udushya twabase abanyarwanda bakwitega ko nabonye mwatangiye kurekura imiriro hanze muvuga muti abashaka kwamamaza nyamuneka muze muvuga mubabwira bati babe nyine biyumve muri derby baze bamaze kuri uyu mukino. Fan zone imeze gute nyine bizaba ni ibintu birimo gutegurwa nubwo byaba ari kane kwa kabiri match kwa gatandatu, ariko ni ibintu birimo gutegura gute n'utuye dushya ndatangira kutuvungurira kugira ngo nugura itike here none hanga kuri gahunda ihari. Tukirimo kunoza neza gusa tutaremeza nuko fan zone hari gahunda yateganyijwe igice cy'inyuma ya stade munsi y'ikibuga cy'imyitozo. Hateganyijwe ko hazabera entertainment izatangira mu masaha ya saa 6 noneho ikaba yamara nk'amasaha agera nko kuri 5 kugeza saa 11 abantu binjira muri stade bajya kureba umukino. Gusa icyo nabivuga ubu ngubu nagiye muri detail cyane nuko uzajya muri entertainment azaba ari umuntu warangije kwinjira muri stade, azaba yemerewe kujya muri entertainment agasangamo icyo yifuza kuba yagura kiba cyabateguwe, yaba ari cyo kurya cyangwa se cyo kunywa. Gusa icyo nabwira abantu nuko bisaba kuba warangije kugera muri stade kugira ngo ubashe kuba waccessinga fan zone. Tubwira abantu yuko kugura amatike hakiri kare bifasha ndetse no kujya kuri stade hakiri kare. Abareyo cyane cyane mwakiriye match murababwira iki kuri iyi ngingo kugira ngo bazirinda kuvuga ngo ntago twarebye match ngo kandi twarishyuye? Ubutumwa mugenera abareyo n'abandi bakunze umupira w'amaguru n'ubuhe? Uko nari maze kubivuga mu kanya, itike uko imeze ntabwo ari kwizayimeze kuva ku munsi wo kwa kane. Biba byiza rero kugira ngo ugure itike hakiri kare na system itaraba busy kugira ngo ube wagurana na mugenzi wawe n'umwana cyangwa se na famille, ukaba wibitse iyo tike yawe ukazaza ushatse kuza ukaza no muri entertainment, hanyuma ukaba wizeye neza ko itike yawe yibitseho no kwinjira bikazaba byoroshye kugira ngo winjire kuri stade nta mubyigano nta muvundo. Niyo mpamvu duteganya ko icyo gikorwa cyaba mbere kugira ngo abantu bazaccessinge stade hakiri kare, kwinjira muri match bizorohere benshi nta kavuyo kabayemo. Bwana SG, ibyo ni hanze y'ikibuga. Mu kibuga mwiteguye gute nka Rayon Sport? Maze iminsi mutsindirwa kuri Stade Amahoro muri derby, abakinnyi bameze bate? Motivation ni iyihe? Hanyuma natubwiye kuri Basane barimo amuhagaritse, yaba yagarutse muri equipe? Match nta match n'indi nicyo nahera mvuga. Tumaze iminsi gusa nkuko mubizi tunganya match nyinshi, ariko ngira ngo iyo situation twayivuyemo muri weekend ishize
aho twatsindaga ikipe y'Amagaju, bivuze ko turi mu nzira zo kwitegura derby kandi burya si buno. Nabwira abantu ko burya atari ubu ngubu, ubu twizeye neza ko ikipe yacu ihagaze neza, imaze kumenyerana, hari abakinnyi benshi bavuye mu mvune, dutangiye kugira ifite ka cohesion gasobanutse gukurikije nuko twakinaga mu minsi ishize. Nibwira rero ko abakunzi bacu bazabona impinduka ku mukino tuzakina na APR kuri derby. Ni mu mukinnyi Basane, ni umukinnyi wagomba kuba asubira mu myitozo muri kino cyumweru, nyuma yo kuzuza ibyo asabwa. Yari yasabwe ko yasaba imbabazi bagenzi be muri nk'abakinnyi bagenzi be kuba yarakoze amakosa yangiza akandika n'ibaruwa. Gusa imbabazi abakinnyi bagenzi be niko bimeze, kuko n'abakoekipiye be ni nabo batwarana akazi. Iyo umukinnyi umwe atitwara neza buriya bitanga isura mbi cyangwa se umusaruro muke kuri ekipe muri rusange. Yarabikoze ibyo rero, yarabikoze, niba arayandika, ubwo naho umutoza kwemeza niba amugarura muri groupe kugira ngo abe yanumukoresha muri weekend. Yemeye kwisubiraho cyane. Yarabyemeye. Ubwo twizere ko ntari ingingo za kumubabarira ko nyine se ko yazurwa abagabo ngo nta mugabo. Yazere ko hari ingingo za kugira imbabazi rwose nta ntereze. Hanyuma umwuka atari mwiza. Hanyuma ubutumwa bwa nyuma rero mugendera bareyo n'ubuhe muri rusange? Sold out mbere na mbere irashoboka ko mwigeze kuyikora. Sold out mubona ishoboka mugereranyije na performance ya Rayon Sport imaze iminsi ndetse n'uko ikipe ihagaze? Birashoboka cyane kuko Rayon Sport kugira ngo ni nayo ikipe yonyine ikora sold out hariya. Nibwira ko umwihariko n'uwacu, turifuza kongera kubikora. Niyo mpamvu twateguye kino gikorwa kare, niyo mpamvu habaye zero nama zitandukanye n'inzego zitandukanye zibishinzwe. Turasaba abakunzi bacu gusa kugura amatike kare, kandi iyo urebye muri systeme urabona ko irimo kugenda neza. Kuva bongera gufungurira ku munsi w'ejo irimo kugenda neza. Ahirwa masa ko bakora uko bashoboye bakagura amatike abakiri kare bakayibikaho. Munsi mwiza Yesu urakoze. Koze na Olivier. Abaza kwa Olivier n'umuvugizi wa Rayon Sport akaba na ESG wayo cyangwa se umunyamabanga wayo. Basane mamugarure muri Swadi. Bari gukora imyitozo ubu ngubu, Basane ntaho hari. Ubu naho hari. Bari gukora imyitozo. Bategereje approve hari ingingo. Baki bose bagarutse, Vininyu nawe ari mu myitozo. Atangwe Guruwari yari yabyimbiwe ngo bamukubise inkokora ubwo yatsindaga kiriya gitego cyihuye. Banze kumurisika kuko ngo yari yagize kubyimbirwa mu mbavu, ariko yongeye kuba ameze neza cyane. Bose barahari usibye ubwo Basane bataremeza niba agomba kugaruka muri groupe n'abandi. Nyamukandagira sari kivuga se nta makuru waturusha yayo. Ariko reka uvuye anguri kubaza amakuru ya Nyamukandagira ukayabaza Axel cyane. Yakura he? Buri Axel ari mu banyamakuru byibuze batatu mu gihugu babaza amakuru ya APR. Ariko ubwo wa mbere ni wowe. Mukandagira se ubwo sukure ekipera Yunus n'ubundi akagaruka muri Axel. Hanyuma n'umuvandimwe ahubwo Sekiganda barimo arakira. Sekiganda ari koroherwa, ariko se buri yahita agaruka, aracyari doubtful. Bazimisi yitwara neza muri derby Sekiganda. Abandi bose barahari, ahubwo umuntu wantunguye ngewe ntarinzi biye neza nenze ko wavunitse, ariko yavunitse nkasanga nta kibazo afite, ni uyu musenegaro w'umudefanseri Suwane. Arahari n'imyitozo arayikora, ariko gukora imyitozo ni kimwe, nubwo abadefanseri bose centrale bataboneka nk'uko byagenze ntakoreshwa. So sinzi ibibazo afite. Haro bahengetse. Alex yakinye neza. Yakinnye na Alex aramba namwengetse, ariko abakinyara barusha. Alex mba namwemeye iyo babaye umwanya ugahita utsinda igitego. Bose arabarusha. Arusha Ndaxe. Arabarusha. Ntabwo agura umukinnyi amafaranga bamuguze ngo muhemba nkayo muhemba utabyizeye ko barusha. Tizeye urwego rwe. Abaze urushingira ku mafaranga bamuguze nayo bamuhemba. Nawe yakinaga mbere y'ukazi. Amafaranga yaguzwe umukinnyi n'ayahembwa ni deal. Kere kumwita wenda Alex nabande na Babuduru. Abakinnyi beza rwose ubona bamurusha byose, ni nayo mpamvu bahabwa ibi. Aho nabibyumva.
wowe se nk'umunyamakuru nyine ukabona impamvu adakina ari iyi ubwo nyine izwi na Tarebu n'abandi amahitamo y'abatoza urumva okay ubwo rero nyamukandagirayo iryamisha rongi ubundi ho ndahiga umusifuzi uzasifura iriya match n'undi aje inshinga kuwa kane nzaba namumenye kuwa kane naza mbona uwo bita Faustinho yiyenza cyane avuga atari hagati yawe ukunda Samuel ukazana na Twagira Umukiza n'uwitwa Patrick Ngabayisonga ati urabona rinde ngo witwa nde Patrick ariko hari ikintu kimwe nari maritse muri derby na urebye muri weekend yatesheje abantu umutwe kabisa Mu ati urabona rinde ukwiriye guhabwa derby oya muri derby narebye muri weekend ishize hari ikintu kimwe nari maritse niba dufite abasifuzi tuvuga ko ari abambere mu gihugu bajye bahabwa n'izi match zikomeye nabonye muri Soweto derby harimo wa mutara mu mucuti wawe umwe w'uruhare umunyafrika y'epfo unyibutse izina rye Toma Bongile uwo muri Kenya Peter Waweru niwe wari hagati professor yigisha matematike pire oya murazi ibintu by'amaza logarithme na zande ni professor ni professeur ntago ari professeur kwa kundi abasaza ba kera bavuga ngo ni professeur ngo ni umuprofesseur ngo yigisha ku rwesero mu seminari afite professora oya yigisha matematike pire muri Jomo Kenyatta University bro ni Peter Waweru ni wasi Federico Mashemeji Peter Waweru Kamako hakurya Soweto Toma Bongile hano mu Rwanda umusifuzi wa mbere ninde agomba guhabwa derby ibintu byo kuzajya abakunda Samuel abandi baramwagirije ko oya agomba guhabwa ya iki yose bibireba ko baramwagirije ko akunda iriya kipe yo mu majyepfo y'Inyanza umuntu ukunda umupira ntiyabura ikipe akunda Samuel biravuga ko asifura derby kiretse derby terema APR agama tayisifura APR ajya ninde wasifuye APR ivuga yuko umukino ubanza ni muri Rayon Sport wasifuye ibanza ni Kayitare David muri ndangabo se muri ndangabo nawe ariyo yasifuye nawe ariyo yakoze ariyo yakoze niba ari Super Coupe niba ari muri ndangabo match ariho arazisifura kweli muri ndangabo Moyize arazisifuye ko aze muri ndangabo byageze bite kwa adafite badge Hakizimana number waze reka mbasuhuza ari muri commission arbitrage ariko jewe nizere ko umunsi ukomeye kwa mwiza jewe ngi inama ndamutse ngishijwe inama nahamagara APR nkayibwirane niba uwikunda Samuel yirigeze kugaragaza ko afanari ya Kanabiro ni umusifuzi usigaye uri kwitara muri Afurika no kwisi derby amwongere mu handi mahirwe niba Toma Bongile asifura Soweto Mashemeji kabari ya Peter Waweru hano mu Rwanda turamukarabye burundu cyane APR sari imuha amahirwe oya nyine iganirizwa ariko nose ko nakuganirizwa umusifuzi niba ikipe imwe yaravuze ngo uyu musifuzi afana iyi kipe n'ikimenyimenyi yayiguriye abakinnyi n'abatoza muri ya gahunda twagiyemo ya pro ikintu cyo kuba ikipe ariyo yihitiramo umusifuzi ntabwo byaba biri pro nabyo akakugaraga uko nta kintu uvuga neza ugaraga aho ngaba yatwedetse amashuri atatu bari mu kazi ntabwo bashaka kubyivangamo narimo niba mbaza amakuru ngo ndebe niba nibumenye ukuntu bimeze katwigire amakuru hanze y'ikibuga mugaragaro rwose ubwo ariko Axel azatumye n'abasifuzi by the way kuwa kane nzabazana bose uzabakurure rwose kugeza no kuri komiseri w'umukino cyane twigira amakuru hanze y'ikibuga na Samino noneho tugaruka mu kanya ntibisanzwe kugeza imyaka 40 ugitsinda ibitego ku rwego rwa Cristiano Ronaldo ariko se yabigenje ate Giorgio Barone yahoze ari umutetsi wa Cristiano Ronaldo aherutse gutangaza uko Cristiano arya ari nabyo bimufasha kumara igihe kinini mu kibuga kandi atanga umusaruro avuga ko ku ifunguro rya mu gitondo Cristiano Ronaldo arya amavoka ikawa ndetse akarya n'amagi saa sita Cristiano Ronaldo arya imboga inkoko n'ifi hanyuma icyo wamenya kwa Cristiano nta mata nta sukari nta n'ibijyanye n'ifu arya ndetse n'ibijyanye n'amapasta no kuvuga makaroni n'ibindi bijyana nabyo yewe nta n'umugati nimugoroba Cristiano Ronaldo arya ifi akarya inyama zumukijwe ndetse n'imboga ibi byose ni bimwe mu bimufasha gukomeza kwitwara neza kuko abivanga no gukora imyitozo ihagije
icyo mbaza kuri iri funguro rya Cristiano Ronaldo warishobora mu gihe kingana gute? Ku bantu barebye umukino wa Manchester United n'ikipe ya Brentford, mwabonye ko Manchester United itigeze yambara Snapdragon. Ubusanzwe Manchester United igirana amasezerano n'abitwa Qualcomm Technologies, ano bagira Snapdragon nka processor ikora mu matelefone ndetse n'amakompiyuta. Icyabaye mu masezerano ya Qualcomm na Manchester United habamo ko rimwe mu mwaka bagomba gufasha, ari nayo mpamvu Qualcomm yazanye iyitwa LED. ni umuryango udaharanira inyungu ushinzwe kurandura indwara z'ibyorezo nka sida, malaria n'igituntu. Bakaba bahisemo kwambara LED mu rwego rwo kugira ngo bashake amafaranga afasha mu bikorwa by'uwo muryango. Ni nako byari byagenze mu ikipe y'abagore ubwo yakinaga n'ikipe ya Tottenham ku cyumweru, nayo yambaye LED mu gatuza. Ni ibisanzwe rero kuko ziriya jezi baba bambaye bazigurisha bagakuramo amafaranga. Ibaze kunganya ibitego 3-3 bikarangira mwese mumanutse mu byiciro byo hasi. Mu cyiciro cya gatatu mu Bwongereza, umukino wahuzaga Alfreton Town na Curzon Ashton warangiye ari ibitego 3-3. Kugera ku munota wa 53 Alfreton Town yari yatsinze 3-0, hanyuma Curzon Ashton irabyishyura biba 3-3. Birangira no ma ekipe yombi yasabwaga gutsinda kugira ngo gume mu cyiciro cya gatandatu. Byarangiye ano ma ekipe yombi yisanze mu cyiciro cya karindwi. Icyiciro cya kabiri muri Espanye, umunyezamu wa Real Zaragoza yakoze ibara yitwa Andrade ubwo aramaze kubona ikarita y'umutuku. Kwihangana byaramunaniye, arabati sinasohoka ntatanye umuntu, niko kugenda akubita umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Huesca. Ubu ngubu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espanye ryatangiye kumukoraho iperereza, bivuze ko ashobora gufatirwa n'ibihano birambuye. Bati ikipe yose azajya asinyira mujye mutokesha, mujye mukora imyigaragambyo mu mwirukane.